ijambo Imana yashyize ku mutima ni ijambo rivuga ngo en Christ nous avons le mouvement, l'être et la vie. Muri Kristo Yesu dufite ubugingo, kugendagenda no kubaho. Cyangwa se mu Cyongereza, for in him we live, we move and we have our being. Niko biri, nushaka ubyizere, muri Yesu ufite kugendagenda, kubaho no kugira gute n'ubugingo. Hallelujah. Reka rero noneho turebe, ntabwo tubatindira, ariko ndizera neza ko Imana iza kukwereka uyu Yesu imbaraga ze. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 17 ku murongo wa 28. 27, 28. kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe, kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu tugenda turiho, nk'uko bamwe mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwayo. Amen. Hallelujah. 28 ngo kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu tugenda turiho. Hallelujah. Yesu ashimwe. Byantangaje uburyo umukozi w'Imana Mustafa aje gutanga amatangazo, yavuze ati rero mutega amatwi neza, amatangazo y'uno munsi ni menshi ariko ari special. Hallelujah. Yurebye ibikorwa byose na mama Linda Pastor Clotilde yakomojeho avuga uyu mwaka si 2004, ubu dusigaza iminsi ngahe 15. Nk'abana b'Imana, nk'abagize itorero ry'Imana, ukamenya ibintu bisigaye by'ingenzi, hamwe nuko Imana igenda ituganiriza, ukamenya ngo ku tariki 21 hari umubatizo, ku tariki 28 hari uguhimbaza Imana no kuramya Imana, itariki 31 hari ugushima Imana tuyihimbaza. Haleluya. Tuvuga ngo Imana yagize gute, yaraturinze umwaka wose. Ukubona iby'Imana byose tubwira biri centre kuri nde, kuri Yesu Kristo. Haleluya. Kuko bari abana b'Imana bazabatizwa ejo bundi ku tariki 21. Nukubera ikiza bazabatizwa, nukubera ko babanje kugira gute, babanje kwizera. Haleluya. Barizeye, kandi kugira ngo babatse bizere nuko bari bagize gute, bari bamaje kumva. No kugira ngo bumve nuko hari wagize gute, wababwiye uwo Yesu. Kandi wa undi wababwiye Yesu nuko nawe yari yagize gute, yari yatumwe. Mu buryo ubu n'ubu hari uburyo umwuka yamubwiye ati ni byiza kujya kubwira umuntu ibya Yesu. Muri iyi minsi 15 ndagusaba nanjye nisaba, mwene data, koresha uko ushoboye kose usaba Imana igukoreshe, uzane nibura umuntu umwe kuri Yesu Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe. Niri ya tariki ya 28 yo guhimbaza Imana ni tariki idasanzwe. Haleluya. Nagira ngo mbabwire, muri aba bazabatizwa hari mwene data umwe washimishije, kubera ko tuganira nabo mu kubabaza ibibazo. Noneho muri kwa kubabaza ibibazo mubajije ubuhamya bwe, arambwira ngo ntari namenya Yesu, nahuye n'umuntu ambwira ijambo ry'Imana rinzana kuri nde, kuri Yesu. Ngo iryo jambo yambwiye ntabwo nigeze ndibagirwa, kubera ko ntabwo nakijije uwo munsi, ariko rya jambo yambwiye ryarakomeje riranga rikomeza kunjyamo kugeza igihe nafatiye ingamba njya gukizwa. Bivuga ngo iri jambo ry'Imana ntabwo ribora. Haleluya. Ntuzigere ucika intege, iri jambo ry'Imana ntabwo rigira gute, ntabwo ribora. Haleluya. Ni imbuto itabora. Reka rero wumve iyi context byagenze gute. Ngiye narabitekereje, kuko hari igihe ureba ukuntu wicaye gutyo urimo urareba neza, sibyo se? Kuko niba Imana ivuga ngo muri yo niho dufite kubaho, kugendagenda n'ubugingo, bivuga ngo n'ukuntu uri kundeba byonyine nuko ari Imana ibishaka. N'ukuntu mpagaze hano imbere nkabafashe iyi microphone nukubera ko ari Imana ibishaka. Reba ukuntu urimo kureba iruhande, reba urimo kugira gute, hari igihe bishobora kwanga. Naribajije context Paulo yabwiye Abanyatena iri jambo, mbitekerezaho kugira ngo bisobanukirwe. Uhita ubona uburyo Imana yamuhamagaye
noneho yari afite n'abandi bari gukorana umurimo w'Imana. Aragenda we na Sila na Timoteyo. Hanyuma kuko utabanje kugira ngo usobanukirwe uko uwo murimo watangiye kugira ngo aze kubwira abanyatenayi gutyo, ntabwo ushobora kubisobanukirwa. Ntabwo turiho tuhasoma. Ariko bisomye nk'ibyakozwe n'intumwa kuri iki gice nyine 17 ku murongo wa 6 byagenze gute? Nuvuga ngo kugira ngo Paulo na Sila na Timoteyo bagere hariya i Atenayi, umurwa mukuru w'Ubugiriki, babanje i Tesalonike. Barangije kuva i Tesalonike baragenda bajya i Beroya. Bavuye i Beroya nibwo bakomeje bajya hehe? Atenayi. Hariya rero i Tesalonike, ndababwiza ukuri, nta kindi bavugaga usibye kuvuga gusa ngo Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, kandi ngo Yesu Kristo niwe Kristo. Haleluya! Ko kubabarirwa ibyaha ari muri we, ko n'ubugingo buhoraho bubonerwa muri we. Noneho hari ijambo ryantangaje cyane, wenda nuza no kugera no mu rugo nawe uraza gufata umwanya unaritekerezeho. Kubera gusa kuvuga iryo zina, abantu ngo b'abagome b'inzererezi bari hamwe n'Abayuda baraje, kubera ko bari bamaze kumenya inkuru yuko hari umuntu witwa Yasoni. Yasoni ni ukuvuga ngo ni umuntu Imana yakozeho ubutumwa bwiza, arabwumva, agirirwa ubuntu, noneho acumbikira bari abakozi b'Imana. Reka rero bumve yuko bagize gute, bacumbikiwe nawe. Baraza ari igitero, Bibiliya ni kwivuga, baza ari igitero baje kwande ba Yasoni. Nta kindi baje guhitana bari abakozi b'Imana, kubera ko bari kwamamaza izina ryande rya Yesu Kristo. Ariko Imana kubera ko byose bibizi yari yabahungishije. Haleluya! Kuko izi umugambi wayo mu buryo bwose. Noneho umva rero message, bamubuze, baragiye baragenda. Fre ya mbere baragiye bagera ku bakuru b'umudugudu, abo ngo bitwa ba magistrat mu Gifaransa, cyangwa se mu Cyongereza ni ba city authorities. Baragenda bahageze bavuga ijambo rikomeye, baravuga ngo babantu barimo kubika, ngo bubitse ibihugu byose, ngo none bageje nino. Ni mumbwire bene data, ntituri abanyarwanda twese? Kubika ntitubizi? Ubu ufashe kano kantu kugira ngo mvuge ngo ndakubitse, sibyo? Igahagaze kugira ngo mvuge ngo ndakubitse nuko ngira gute, nuko ngira gutya, siko biri? None ni mumbwire, ese bubitse ibihugu byose gute? Paulo na Sila na Timoteyo barimo baravuga Yesu, ariko ngo bagize gute? Ngo bubitse ibihugu byose. Natekereje ririya jambo, avuga nti koko Yesu afite imbaraga. Ubundi igihugu turabizi neza yuko kigizwe n'ibintu bitatu kugira ngo bashe kukivuga, si byose? Igihugu kigizwe n'abaturage, kigizwe n'imbibi ariyo territoire, kikagirwa n'icyo bitwa pouvoir organisé, cyangwa se ubutegetsi buraho buzwi. None kandi buri gihugu burya kiba gifite culture, kiba gifite umuco, kiba gifite imyitwarire, kiba gifite imikorere, kiba gifite imigenzereze n'uburyo gikora. Bivuga ngo rero bari abana b'Imana nako bari abantu babahigaga kugira ngo bavuge ngo bubitse ibihugu byose. Ni nko kuvuga ngo ubundi ab'i Tesalonike hari ukuntu barebaga, hari ukuntu bakoraga, hari ukuntu batekerezaga, hari umuco wabo n'ibiki byose, kimwe n'abariya b'i Beroya, kimwe n'abariya b'Abanyatenayi. None ngo babantu kubera ko baje bababwira nde? Bababwira Yesu, bubitse ibihugu, bubitse ya mico, bubitse bya bintu batekerezaga, bya bintu byose byari bibari. Haleluya! Kubera iki? Kubera ijambo rya Kristo. Kandi kubera ko ryavuzwe rihise rihindura imitekerereze n'imigendekere n'imirebere n'imibonere. Haleluya! Muzi ikintu cyabaye kuri Yasoni? Yasoni ngo baramufashe baramufunga, arangije kugira ngo bamurekure atanga ingwate. Sinzi niba mubyumva. Ni ukuvuga ngo uyu Yesu tuvuga
afite imbaraga. Uyu Yesu arahindura. Uyu Yesu ahindura amateka. Uyu Yesu muri we niho dufite ubugingo buhoraho no kubabarirwa ibyaha nuko kugendagenda. Haleluya, haleluya. Urumva rero barahavuye rero, kubera ko bavuye hari i Tesalonike, baragiye noneho bagiye i Beroya. Bagize i Beroya, ikintu cyabaye niki? Nuko noneho abaturage b'i Beroya bo bari bafite rero akarusho ku baturage b'i Tesalonike. Bo ngo bakiranye ijambo n'umutima ukunze. Niko ntekereza kuri nanjye ndi muri aka kanya. Iri jambo ntiri kuryakirana umutima ukunze se? Haleluya. Kubera ko iri jambo rifite imbaraga kandi ngo niryo Uwiteka turamiza. Twari turimo turirimba ngo Uwiteka yagize gute? Yaraturamiye, yaratwimanye. Uyu munsi yatakwimana, uyu munsi yatakuramira, wari kuburi hano se? Haleluya. Uwo mwami akwiye iki? Haleluya. Noneho urumva rero hariya arahageze. Noneho aho i Beroya bo bakiranye ijambo n'umutima ukunze, ndetse bakagira n'umwihariko nk'ukuntu natwe tuwugira, kandi ndabyizeye. Kandi niba tutawugiraga tuwugire. Igihe cyose wumvise ijambo ry'Imana ko ntabwo ari disikuru. Haleluya. Nawe ugira uwo mwanya wo kugira gute? Wo kugenda uritekerezeho, nawe wumva icyo Imana ikubwira muri iryo jambo, kubera ko hari imbaraga zaryo ubwaryo ririmo, riraza rikaguhindura, rikakwereka n'uburyo ukwiye gutekereza n'uburyo ukwiye gukora. Amen. Tukanashimira n'Imana cyane kuri ekipe ya media. Ijambo ry'Imana ryose ngewe nigeze kubasabira umugisha rimwe, kubera ko murabona ko kubera ko ubu rifite riri no muri telefone, muri ama smartphone yacu. Hari igihe wumva ijambo ry'Imana ukumva rirakuryoheye, si byo se? Noneho hahandi wumva ko ndifite kuri telefone se, kandi naringeza sinshaka ko hagira gute, nshaka no kugira ngo ncikwe na gato, ugahita ya telefone ukanayijyana naho ugiye hose. Ngira ngo mumwe murahumva. Haleluya. Yaba no muri dushe, yaba n'ahandi ukayishyira hariya kugira ngo ukomeze wumve. Kandi Imana ukumva irakubohoye, Imana irakwigishije, Imana ikuzamuye mu ntera yo kwizera, Imana igukoreye ibikomeye binyuze muri iryo jambo. Urumva umwihariko rero bari bafite, niwo ngusabira nanjye niwo nsabira. Kumenya yuko ukwiye gukurikira ijambo ry'Imana, ariko ukagira n'ubuntu bw'Imana. Niba waragiriye ubuntu bw'Imana, uzi gusoma, ariko noneho kubera n'iterambere rihari, ubu noneho niyo tutabuzi gusoma, ariko Imana ikaba yaraguhaye ugutwi. Haleluya. Ubasha nibura no kugira gute? No kumva kubera imbuga nkoranyambaga. Haleluya. Ibyo rero turabishimira Imana, ni byiza cyane, kandi bituma mu by'ukuri turushizaho kuba mu jambo ry'Imana. Noneho babandi b'i Tesalonike, kubera ko murabizi, mwabyumvishe ko bafite ubugome, ntibashaka no kumva iryo jambo ry'Imana. Bumvishe ko i Beroya ijambo ry'Imana ririmo gukora ibikomeye. N'ubundi b'Abayuda b'abagome bafite ishyari baraza barirukanka kugira ngo basange nde? Basange Paulo na Timoteyo na Sila hariya i Beroya. Abantu rero kubera ko Imana nigena ibihe n'imyanya, baragiye bafashe Paulo baramujyanye, noneho bamujyanye he? I Atenayi. Ariko hagati aho Timoteyo na Sila bagize gute? Basigayeyo. Ariko aravuze ati mukoreshe uko mushoboye, muzaze mugire gute? Munsange hariya i Atenayi. Atenayi rero murabizi yuko noneho ni umurwa w'abantu b'abanyabwenge. Haleluya. Ngo ijambo ry'Imana ku Bayuda ni iki? Ni ikigusha. Ku bagira iki ni iki? Ni ubupfu. Ariko kuri twebwe abizera ijambo ry'Imana ni iki? Ni imbaraga z'Imana. Haleluya. Uvuga ngo uyu munsi wa none ku muntu utaramenya Imana yo mubwira ijambo ry'Imana ni ubupfu. Ariko kuri twebwe abizera iri jambo ry'Imana ni imbaraga zayo. Haleluya. Yesu ashimwe. Aragiye rero noneho ikintu akoze ni nka Constant. Aragiye ararebye, abonye umudugudu wose wuzuye iki? Ibishushanyo bisengwa. Haleluya. Noneho muri uko kubireba urumva ko yibajije byinshi. Hanyuma hakaba harimo n'abantu b'abanyabwenge bakomeye cyane bo mu rundi rwego, abitwa ba Epikuriyo n'abasitoyiko. Muzahano bamushyize ahantu bita Aeropago.
aeropago iyo usomye abakomantateri ba Bibiliya bakubwira yuko ngo l'aéropage c'est le tribunal suprême. Urabyumva ngo ni urukiko rw'ikirenga mbere yuko rufata ibyemezo byarwo. Rwaragendaga noneho rukagenda rugaca imanza ku gasozi kitwa aeropago. Nuvuga ngo ni agasozi aho inkiko, sibyo? Kandi ngo izo nkiko zaho, urwo rukiko rw'ikirenga rwari rugizwe n'abantu bubashywe n'abantu b'abanyabwenge. Haleluya. Noneho kugira ngo babashe gufata ibyemezo bakagenda bakajya aho hantu kuri ako gasozi. Bajya kuri ako gasozi akaba ariho bicara kugira ngo babashe gufata ibyemezo by'inkiko ku bantu babaga bagiranye ibibazo. Haleluya. Noneho ukuntu byagenze rero ni iki? Nuko bahise bamufata baramubwira bati reka tumushyire hehe? Hahandi kuri ka gasozi. Rero tumwumve. Ibyo ngibyo byo tuzaniye turashaka kugira gute? Turashaka kubyumva. Mubyumve bene data, kuko niba Imana itubwira ati kora uko ushoboye mbere y'ibi byumweru bibiri abana b'Imana bazabatizwa kwa kangahe? Kwa gatandatu. Kubera ko bagize gute? Bizeye Yesu. Abana b'Imana bari hano tuzashima Imana kwa kangahe? Ku tariki 28. Kubera ko turayishima, kubera ko twayimenye. Si byose? Mustafa hari ikintu yakomojeho hano. Atabandi bisi bagira gute? Barahinda cyane cyane uyu mwaka ugiye kurangira. Ya barakanira. Bakubwira ati nubu harimo abari kudodesha imyenda. Ariko ntabwo ari ya myenda isanzwe, ni imyenda yo gutuma mu by'ukuri agenda akaburudika koko. Si byose? None twebwe abana b'Imana, aho Imana yagukura hazi iguhaye n'umunsi, hanyuma ntuze ngugire gute? Wishime. Yesu ashimwe. Reka mbabwize ukuri, n'ubuhamya nshaka kubaha. Nigeze kubona mwene data umwe n'umuntu yabaga ari très solitaire. No kuvuga ngo umuntu uri solitaire, umuntu uri lonely, ugenda akenshi wenyine. Kumubona yishimye ni gake cyane. Murabyumva? Ari mu nzu y'Imana. Noneho icyo nshaka kubabwira uburyo Imana ikwiye kutubohora tukamenya uburyo dukwiye no kwihimbaza. Ikintu cyantangaje, umunsi umwe uwo muntu yafashe microphone, sinzi ibintu Imana yari yamukoreye, Imana yamubohoye, yarasimbutse araririmba, ashima Imana, azamura icyubahiro cy'Imana, araseka, aranezerwa. Noneho abakozi b'Imana twari turi hamwe twaravuze tuti rero burya ni imbaraga z'umwanzi ziba zifasha umuntu. Ntabwo byumvikana uburyo burya dufite uburyo duteye, si byose? Ngira ngo n'ejo bundi twarabyize, hari za temperament, za caractère na personnalité. Hari umuntu usabana uvugana n'abandi, hari umuntu uba wicecekeye, hari n'umuntu uri wenyine, hari n'umuntu usabana. Icy'ingenzi nuko udatandukira, si byose? Ibyo nta kibazo gihari. Ariko haleluya, kubona twabyize se za temperament. Temperament no kuvuga ngo hari ibintu biba bikugize wowe ukomora ku babyeyi cyangwa n'uburyo waremwe. Nabisomye, usibye ko twanabyigishijwe, ariko nabisomye mu gitabo cy'umukozi w'Imana witwa Philippe Jaurès. Si byose? Yanditse igitabo cyitwa La Cure d'âme cyangwa Soul Cure, ugukiza umuntu w'imbere. Bavuga ati les tempéraments, byari mu gifaransa, aranabidefinise. Les tempéraments, c'est l'ensemble des traits innés reçus de nos parents ou de la création. Ngo ni ibintu dufite twavukanye dukomora ku babyeyi bacu cyangwa n'uburyo twaremwe. Ngo noneho icyo bita le caractère cyangwa caractère, ngo niki? Ngo ni ya temperament, hakabamo na influence ya culture, uburyo wabayeho, umuco wabayemo, cyangwa se influence ya education, uburyo warezwe, cyangwa se na contexte y'ubuzima ushobora kuburimo. Haleluya. Ngo noneho la personnalité, noneho ngo c'est l'expression de ces caractères dans les milieux qui t'entourent. Ngo noneho personnalité rero ni ukugaragaza ya caractère yawe kuri ba bantu bagize gute? Bagukikuje. Uwo muntu rero ukuntu yari yitereye, yagendaga kenshi wenyine. Kugira ngo uzamubonane n'abandi ni ikibazo, ariko no kugira ngo uzamubone aseka yari ikibazo. Yishimye, ariko uwo munsi igitwenge cyabaye cyose. Ibyo bintu wabisobanura ute? Haleluya.
uvuga ngo Imana yaturemanye uburyo dukwiye gushima. Bitari ibyo, iriya Zaburi ya 16 ku murongo wa 11 ngo Yesu niwe utwereka inzira y'ubugingo. Haleluya, haleluya. Ngo hari ibyishimo byuzuye imbere ye, hanyuma hakaba n'ibinezeza iteka iburyo bwe. Haleluya. Ibyo rero no ku tariki 28 bizaba byuzuye hagati yacu. Haleluya. Kandi mu by'ukuri ntabwo ari ukubivuga, dukwiye kubyumva yuko ari Imana ibishyira muri twebwe. Kuko niba Imana ibivuze nuko izi yuko haba ibyishimo byuzuye, nuko izi yuko haba n'iki n'ibinezeza iteka byose. Kandi ntago biturukana ngo wenda hari ibyo turi gucamo ibigeragezo cyangwa ibisubizo, ahubwo Imana yatubwira ngo yaba muri ibyo bigeragezo, yaba no mu bisubizo, tumenye ko imbere ye ibyo byose birahari. Haleluya. Yesu ashimwe. Noneho Paulo rero murabyumva, ari hamwe n'abo bantu rero bamushyize Areopago. Noneho bamushyize, urumva bose bari bategereje kugira ngo bumve icyaza kuvuga. Ikintu rero yateruye cya mbere, yabanje kwereka umuntu wese uri aho ngaho yuko Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Haleluya. Ubwo kwari kugira ngo buri umwe wese abashe no kumenya ko arimo. Kandi avuga ati nitegereje ibintu byose bikikije uyu mudugudu, sanga nibyo bishushanyo bisengwa, ariko ngo hari none ikimenyetso kindi cyanditsweho ngo icy'Imana tazwi. Ngo rero iyo Mana musenga mutazi niyo nshaka kugira gute kubabwira. Ngo iyo Mana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Haleluya. Icyo cya mbere urabyumva. Ngo kandi ndashaka kubabwira yuko iyo Mana niyo yaremye umuntu umwe. Wa muntu umwe iramuzana, imuvanamo n'urundi rubyaro, irema amahanga y'abantu bose bakomoka kuri uwo muntu umwe. Ibashyiriraho ibihugu, ibashyiriraho n'ingabano zaho bakwiye kugira gute, waho bakwiye gutura. Ntibyagarukiraho. Irangiza irababwira ati rero iyo Mana uko muyibona ntabwo iba mu nsengero zubatswe n'iki n'abana b'abantu, cyangwa se ngo umutekereze yuko ikorerwa n'abantu nk'aho ifite icyo ikennye. Ahubwo muri uko kurema abantu, ubwo yarababwiraga bo nawe nyine ngo ni ukugira ngo bagire gute, babashe kuyishaka iyo Mana, kandi nta na rimwe iba kure y'uwo ari we wese. Aza no gukomoza hati n'abaririmbyi banyu bararirimbye ngo turi urubyaro ngo none se niba turi urubyaro rw'Imana, ntabwo dukwiye gutekereza ko Imana ari zahabu cyangwa se feza cyangwa ibuye cyangwa ibintu byose bishushanyije mu bukorikori bw'abantu cyangwa ubwenge bw'abantu. Ngo ahubwo iyo Mana yategetse yuko abantu bakwiye kugira gute, kwihana no kubabarirwa ibyaha, kandi ko hazaba urubanza umunsi umwe, iyo Mana ikazarucisha uwo yazuye mu bapfuye ari we Yesu Kristo. Haleluya. Si byo byiringiro dufite? Uyu munsi turizera ko twababariwe ibyaha. Haleluya. Kandi dufite ibyo byiringiro yuko dufite n'ubugingo buhoraho. Ibyo rero bituma iteka ryose usubizwamo imbaraga. Haleluya. Nubwo bari bafite iriya myizerere yabo, nubwo bari bafite iriya doctrine yabo yuko ntago bagomba kwakira les influences extérieures, ariko ijambo ry'Imana ryakubise hasi ibihome by'umwanzi, ku buryo muri bo hariya Atenayi abantu barakijijwe. No muri abo bakijijwe harimo abari bari muri ya Areopago, no kuvuga ni bamwe muri ba bandi bacaga no muri za manza, sibyo se? Uriya Dionisio n'uriya Damari bose bari abantu baho ngaho. Wagenda ugasoma, reka wenda mu byumve, yaba hari i Tesalonike, yaba hari i Beroya, yaba na hariya i Atenayi, abantu barakijijwe. Abantu bizeye Yesu bagira gute, bava mu mwijima baza mu mucyo. Reka mu byumve, kandi ntabwo ari abantu bake bagiye bamenya Imana. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo abagore b'icyubahiro n'abagira iki benshi. Ahubwo yararibajije, ese ko abagore b'icyubahiro icyo gihe umenya bari batinyise ngira ngo, kugira ngo wenda kuko hose ari Tesalonika abagore b'icyubahiro baravugwa, ari Beroya abagore b'icyubahiro baravugwa, noneho na hari uriya Damari nawe yari iki, yari umudamu. Reka usome hano ibyakozwe n'intumwa 17:4. Ibyakozwe n'intumwa 17:4. Bamwe muri bo barabyemera bifatanya na Paulo na Sila. N'abagiriki bubaha Imana benshi nabo nuko, n'abagore b'icyubahiro batari bake. Amen.
aha, jya ku murongo wa 12. Murumva hariya ni Tesalonike, ubu tugiye i Beroya. Jya ku murongo wa 12 wumve. nuko benshi muri bo barizera, n'abagore b'icyubahiro b'Abagiriki n'abagabo batari bake. Amen. Aha, jya noneho ku murongo wa 32 urangize icyo gice, twumve noneho abantu bakijijwe hariya i Atenayi. Bumvise ibyo kuzuka, bamwe barabinegura, abandi bati uzabitubwira ubundi. Nuko Pawulo ava muri bo, ariko abagabo bamwe bifatanya nawe barizera, harimo Dionisiyo wo mu ba Areopago, kandi n'umugore witwaga Damari, n'abandi hamwe nabo. Amen. Haleluya, haleluya. Bene data, ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Uko byambera kose, iyo waryizeye ukariganira na mugenzi wawe, rikubita hasi bihome. I Tesalonike barakijijwe, mwumvishe ukuntu bangana. I Beroya barakijijwe. I Atenayi hamwe nazi ya influence extérieure uko badakwiye kuba insensible, ariko nabo bagize gute? Barakijijwe. Bivuge ngo rero mwana w'Imana uri hano nanjye ukubwira, dufite izo nshingano zo kumuvuga natwe. Naratangaye mbonye hariya umugabo witwa Gamaliyeli, yari umufarisayo w'umwigisha amategeko. Nanone ba Petero n'intumwa zindi barimo bagenda bavuga izina ryande ya Yesu. Hanyuma ngo barabafata babashyira mu nzu y'imbohe, bavamo mu buryo bw'igitangaza. Ni nk'uko uyu munsi wa none ushobora kuba nawe uri muri gereza runaka, y'ibibazo runaka, n'ibikuzengurutse runaka. Ese wagize ngo hari umwana w'umuntu wabigukuramo? Ni Yesu Kristo wenyine. Haleluya. Noneho bamaze gukora uwo murimo wo kugenda bavuga Yesu, barabafata bashyira mu mbohe. Uwo mugabo rero cyantangaje nuko yabagiriye inama ikomeye cyane, kandi iyo nama ni gutinyura wowe nanjye kuri uyu munsi wa none, muri iyi minsi isigaye 15 kugira ngo umwaka wa 2024 urangire. Kuko barabakubise, barabatoteza, bava muri gereza mu buryo bw'igitangaza. Ariko Gamaliyeli aragije arabafata, arababwira ati nimuze hano mbabwire, ati murabona aba bantu ibyo barimo gukora, niba ari ibintu biturutse ku bantu biraza kugira gute? Biraza kuburizwamo. Ariko mumenye ko niba ari biturutse ku Mana, muzabirwanya ntibigengagezwa. Haleluya. Ntibigengagezwa. Kumenya Yesu ntibigengagezwa. Haleluya. Kubera ko ntagengagezwa, n'igihe cyose urimo ko kumuvuga bivuye ku mutima wawe, uwo muntu byanze bikunze, nubwo atanakizwa ako kanya, hari ya mbuto y'ijambo ry'Imana ritabora iguma muri we, ikazamugendagendaho kugeza igihe bwa buntu bw'Imana buzamusanga mu gihe gikwiye, akagira gute? Agakizwa. Ariko niyo atanakizwa, ayo maraso ye ntabwo azakubazwa. Haleluya. Dusenga Imana rero kugira ngo iduhe izo mbaraga muri iki gihe gito dusigaje. Kuko yahise aberekana za examples, arababwira ati reba, umugabo witwa Teyuda yari igihangange, ashinga ishyaka, abantu bagira gute? Baramukurikira, abantu hafi 400. Ariko ngo apfuye, abo bantu bageze gute? Nabo ngo baratatanye, bamwe baragira gute? Baranicwa. Nundi nawe witwa Yuda, nawe umunyagalilaya, nawe araza, abantu baramukurikira. Haleluya. Nawe apfuye, nabo bagira gute? Baratatana. Ariko ngo niba uyu murimo, iyi doctrine, niko icyongereza niko ivuga, ngo niba iyi doctrine, iyi purpose ivuye ku Mana, nubwo wabigenza gute ntabwo muzigera mubishobora. Bivuga ngo rero inshingano zo kuvuga Yesu kugira ngo abantu bamwizere, bababarirwe ibyaha, bakizwe, babohoke, bave mu mwijima, natwe abakijijwe tugende tuva mu bwiza tujya mu bundi, ni inshingano Imana itubwira, kandi turabyizeye, turanabikunze. Nizo mbaraga Imana iraza kuziduha. Haleluya. Haleluya. Bashoje, Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza.